Uko byagenda kose umubyeyi wese aba yifuza kuzabyara umwana muzima. Iyo utwite hari indyo uba ugomba kurya, ari nayo mpamvu benshi bibaza ikibazo cyerekeye tungurusumu. Urugero, uyu muvandimwe ntabwo bazabikubwiraho kenshi, gusa hari ingaruka mbi n'inziza cyangwa se ibindi byiza bya tungurusumu ku mubyeyi utwite ndetse no ku mwana atwite. Benshi bazakubwira ko ntacyo zitwaye kandi koko nibyo. Gusa kurya tungurusumu nyinshi by'umwihariko ku mubyeyi utwite hari uko byakugiraho cyangwa se byamugiraho ingaruka mbi cyane ku rwego atabasha gutekereza we n'umwana we. Ntabwo uzagira amahirwe yo kubyumva henshi, gusa ingaruka zirimo kubyara ukaba wava amaraso menshi uba utavura igihe ubyara, bizwi nka heartburn, ku buryo aside yo mu gifu igaruka ikaza ikajya igutwika mu muhogo. Ibintu nk'ibyo nk'ibibazo biba bishobora kukwibasira. Yego, ntabwo tujya kure y'ibyo ngibyo dusobanura uyu munsi. Tugiye kuvuga ku mabanga ya tungurusumu n'ibyo kwitondera igihe cyose uyikoresha nk'umugore utwite. Ikaze. Nitwa Mugisha Samuel. Muraho neza? Reka uyu munsi tuvuge ku mabanga, aho dusobanura ibyerekeye kuri tungurusumu n'aho ihurira no gutwita. Mbere y'uko tuvuga ibindi, reka duhere ku bintu by'ingenzi birimo ingaruka zayo, hanyuma turaza gusoreza ku byiza byayo, ari nako tugenda dusoza ikiganiro. Kuki ugomba kuyirya? Ukwiye kurya kangahe? Ingana iki? Byari. Umubyeyi utwite agomba guhora abizi neza, yiteguye igihe akoresha tungurusumu ko gukoresha nyinshi byamuganisha ku bibazo byibasira umubyeyi, birimo ubushye ahagana aho igifu gihurira n'umuhogo n'ibindi bibazo by'igogora, gutumba. Cyane cyane ibi bizibasira ababyeyi bafite ibifu bidafite ubushobozi bwo kwihagararaho cyane, mbese nyine bakunda kurwara igifu. Kuva cyane ni ikindi kibazo tungurusumu yatera umubyeyi, cyane cyane nko mu gihe cyo kubyara. Umubyeyi aba ashobora kuva cyane ubudatsina cyangwa se ubudahagarara igihe nyine abyara. Ikindi tungurusumu ni uko igabanya uburyo umuvuduko amaraso ateraho. Kurya nyinshi kenshi bikaba byatuma ikigero cy'umuvuduko w'amaraso agendaho cyangwa se agenderaho mu mubiri kigwa hasi cyane. Nyamara iki ni ikintu abagore batwite bagomba kwitaho, ndetse no guhanga amaso umuvuduko wabo w'amaraso. Ni bande babitekerezaho? Mu mateka abantu bahoze bakoresha icyitwa tungurusumu, ndetse cyane cyane mu buvuzi ndetse no mu myizerere. Banza ukore subscribe. Hano hakurikira ibiganiro byiza, niyo mpamvu ngushishikariza kubanza gukora subscribe kugira ngo ntuzajye ucikwa n'ibiganiro byacu byose tubagezaho. Bisa naho tungurusumu itasibye kugira imbaraga mu buvuzi ndetse no mu buryo bw'umwuka ku bizera Imana mu mico imwe n'imwe itandukanye. Aho ni mu mateka. Muri Misiri cyangwa se muri Egiputa. Ntabwo benshi babizi, gusa abanyegiputa bubakaga piramide, abakozi bahakoraga nyine bahabwaga tungurusumu kugira ngo bongere imbaraga zabo z'umubiri no kudacika intege. Banazikoreshaga mu migenzo, baha ibitambo imana zabo, batambira Imana ibitambo. Mu Bugiriki bwa kera no muri Roma, indwanyi zo muri icyo gihe zaryaga tungurusumu mbere y'urugamba kubera ubuhangange bwayo mu bwirinzi. Babyizeraga ko tungurusumu ifite ubushobozi bwo guhangana n'imyuka mibi ndetse n'uburwayi. Mu ntambara ya mbere y'isi, tungurusumu yakoreshwaga mu kuvura ibikomere. Umunsi umwe hari ubwo abasirikare banze umusirikare wo muri Turikiya cyangwa se Turkish kubera impumuro mbi yari afite mu kanwa ya tungurusumu. Ubuhangange bwa tungurusumu kwirukana imyuka mibi ahagana mu bice by'Uburayi, n'uyu munsi hari abantu bakibyizera gutyo. Mu nkuru uzasoma zakumvisha uburyo tungurusumu yakoreshwaga cyane n'abantu, n'ukuntu Papa Benedicto wa 13 yakuyeho kurya tungurusumu mu gihe cyo gusangira cyangwa se cy'umusangiro w'abakristo. Abantu bararakaye cyane, by'umwihariko bizeraga ko ibarindira ubuzima cyangwa se kanabarinda muri rusange. Uburyo bwizewe waryamo tungurusumu. Kuyirya ari mbisi. Abagore batwite baba bashobora kurya tungurusumu mbisi, gusa bakibuka gushyira mu rugero. Bavuga ko nibura uduheke 2 kugeza kuri 4 ku munsi duhagije, nturenze utwo ngutwo. Ibi byakugabanyiriza ibibazo byahiturukaho igihe wariye nyinshi. Ubundi buryo bworoshye ni ukuyiteka. Guteka bigabanya ikigero ikoraho nka tungurusumu, gusa bituma yoroha cyane kuribwa no gukoreshwa n'umubiri. Ni byiza kuguma urya ingano nkeya uyirisha ibiryo. Ibuka kwirinda kurya inyongera zituruka cyangwa se zikoze muri tungurusumu ibizwi nka supplements,
igihe utabigiriwe inama na muganga. Ikindi abagore batwite batajya bibuka ni ukugisha inama muganga buri gihe cyose bagiye gukora impinduka mu mafunguro yabo. Ntabwo abagore benshi babikora, bapfa kugenda bagapfa kurya gusa. Ibyiza tungurusumu ihereza umubiri ni ibintu bigaragarira amaso. Kugabanya umuvuduko w'amaraso, ibi byo twanabivuzeho. Tungurusumu yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikagira ubushobozi bwo kurwanya udukoko two mu bwoko bwa virusi ndetse na bagiteri. Kimwe mu bintu by'ingenzi ku mugore utwite kandi aba akeneye ni ubudahangarwa bw'umubiri. Bivuga ko tungurusumu yoroshya ingorane ziza mbere cyangwa se ziba zishobora kuza mbere yo kubyara, ibizwi nka preeclampsia. Izwiho gufasha umwana gukura. Bizwi ko tungurusumu ifite intungamubiri nziza ku buzima bw'umwana mu nda igihe akurira mu nda ya nyina. Ni ikiribwa umuntu yavuga umunsi ukira undi ugacya. Gusa ni ikiribwa kandi warya mu mafunguro ubwoko bwose ushaka. Hari n'abazotsa ku muriro bakaba bayirya mu migati n'ibindi. Bamwe banafata tungurusumu bakayibetana n'amazi ashyushye ndetse n'ubuki, ibintu bikora ikinyobwa cyiza cyane. Banavuga ko ari uburyo bwiza, banavuga ko buri mu buryo bwiza waryamo tungurusumu itaguteye igifu. Abagore batwite, mbese ugiye kujya utangira kurya tungurusumu kangahe mu cyumweru? Sinzi ngo unkurikiye uherereye hehe, gusa iki kiganiro kigukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel, reka tuzasubire ubutaha.